njyewe mba mu bantu nyine nzi babayeho bazi gupindura, bafite igipindi cyiza, nta n'undi nzi nyuma ye, sinkubeshye. Kandi abantu marigera amakosa yakoze yamubyariye ibyaha cyangwa se ibyaha yakoze, nkabona ku mujene usanzwe mu Rwanda uhaba ubuzima bwa buri munsi, shanse zo kuza gukonsoma ubwo burere mboneragihugu icyo arazifite, hari henshi agomba kubukura. Ariko ba bana bibereye aho i Bwotamasimbi, bamwe muri bo nabonye hari n'abaje batazi Ikinyarwanda, bivugira Igifaransa gusa, bisobanuye ngo yavukiye hariya cyangwa yagiye ari muto. Ikinyarwanda akubwira ati amakuru ya nyogosenge, turiya ni nyogosenge wange, ubwo yakoze amayeforo ngo akivuga ariko biramugoye. Uwo muntu utazi Ikinyarwanda na gike ntabwo arasoma inkuru ya Igihe, ntarasoma inkuru ya Kigali Today, ntarasoma inkuru y'Umuseke, ntarasoma inkuru ya Bwiza, ariko inkuru za France 24 arazisoma, iza Jeune Afrique arazisoma, iza CNN arazisoma, iza Al Jazeera arazisoma. Uwo muntu abona u Rwanda mu buryo rwandikwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga, arusoma mu buryo rwandikwa mu bitabo by'abo banyamahanga. U Rwanda rw'iwabo ruvugwa uko iwabo babyemera, mu Rwanda hakomoka ahura narwo gake. Uwo muntu ni byiza ko igihugu kibitekereza en avance, kikanamuzana kwanza u Rwanda, akabanza akanahumeka umwuka w'i Rwanda, noneho u Rwanda rwamubyaye bakarumuteramo, akajya ahora rutengase cyangwa se arutwaye mu bitekerezo. Hari icyo nkunda gukoresha ngo u Rwanda tubamo n'u Rwanda rutubamo. Ikintu nakunze muri message ya PM nuko nyine atababwira kujya kuba behu. Hari umuco mubi nyine, nje mwita umuco mubi. Yego, amahoro y'Imana bane namwe mukunda One Nation Radio. Bibutse ko ari radiyo Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Ni radiyo iganira ku ngingo zitandukanye mu bisesenguzi bwegeye imbere n'abanyamakuru basobanukiwe ibyo bakora. Uyu munsi turi kumwe n'umunyamakuru tubana cyane w'umuhanga, ndetse akaba anadufasha cyane hano kuri One Nation Radio, ni Yves Nkuye mu Ruge. Yves, nkeke ko wirirwanya Imana, ngendeye uko nkubona. Nawe yangirirwanya, nta kibazo gihari, nta bintu nishinja, n'ibyo nshinja abantu. Wiriwe muri kampani nziza, nimba wirirwanya n'Imana uyu munsi mwembi muri kumwe, nuko ibera hose icyarimwe. Nari ngiye kukubaza nti kuki wayikuye wenyine, ariko ibera hose icyarimwe. Igusha imvura mu mirima y'abakiranutsi no mu mirima y'abakiranirwa. Hibera Imana rero. Ari abantu tuba twumva twagirira neza abantu dukunda gusa, cyangwa se abatubera beza, ariko abatubera babi ndiya nka Mucambuzi kubera impiragira mu mufuka, mba numva nyaguyeho ntamuha. Ariko Imana yose uko ikora yanamuheraho igakurikizaho abandi. Niho ibera nziza. Imana ni nziza, nta bibazo mfitanye nayo rero. Imana ni nziza ibihe byose. Ariko nabonye rwose n'abareba nabo Imana yababereye nziza uyu munsi pe, barasa neza. Nuko Imana barasa neza. Tuje kuri kamera umukino utaraba, iby'umukino n'ubundi ni Catenarizer, nta gikomeye n'uyu muhango w'abantu no guhura, ariko bateguye pe, turi dushima aho bikwiye. Bambaye neza abakinnyi n'abareyo bitabiriye amashusho. stade se yabaye sold out, stade yakubise iruzura. sold out yabaye. Niba aho mbona bari gufotora aho bicaye. Kwa kundi bavuga ngo sold out byarangiye. Ntabwo mwibwira ko byabaye. By the way, ngewe nahombye kujyayo, numvaga nshaka kujya nubwo wahombye kutajyayo. Oya, nabyutse numva umutwe utamereye neza. Ufana Rayon Sport? Ufana Gorilla. Kipe y'Abanyarwanda? Ufana Gorilla, narabikubwiye. Gorilla na Etoile de l'Est n'Akagera FC.
mfana ekipe eshatu, ubwo abashobora kongeraho na ekipe y'ahantu nimba ntari gukorera muri Kigali ndi gukorera buriya nkorera i Rusizi nafanaga Espoir. Ariko mvuyeyo ubwo mba mvuyeho nyine, ubu ninjya Rubavu uko byagenda kose nahita mfana Etincelle ngiye gukorera Rubavu, ngiye Rutsiro oya Marine ntabwo nayifana. Ejo nibwo nandi kukurebera ejo Skybox yarabaye sold out, executive seats zabaye sold out, VVIP 97%, nayo ubwo bara sold out uko byagenda kose, VIP 93%, nayo bara sold out, classic seats 90%, nayo iri bube sold out, upper bowl 65%, ntabwo iba sold out, lower bowl 72%. aho niho hari ikibazo. Okay, ndika ko ntabwo iba yari itaraba, dushobora kuza wenda bishobora, ariko n'ubundi izi ebyiri nizo nini, hari umwanya munini muri upper bowl na lower bowl. Hari lower bowl niba abandi begereye ikibuga, upper bowl niba abandi bari hejuru. Ariko ubwo ahangaha ni ahandi hafi na tribune, muri VIP no muri VVIP, ndetse na ya ma seats abari executive, ndetse na Skybox. Ubwo box baba buri mu birahure baba buri hirya, baba buri mu myanya mike buri. Ubwo ariko nuvuga Baleyo na APR ntuyibagirwe nayo ku cyumweru irakina na Dinamo Power Dynamos ngira ngo yo muri Zambia iri Kigali mu Rwanda. Nabonye ikinamo n'umunyarwanda nabonaga muri Gasogi nubwo ntibuka izina rye, ariko nabonye amasura mpita mbona ndamuzi muri Gasogi. Ano ma ekipe abiri yo mu Rwanda hari aragerageje kugira aga pre-season keza. APR iraza, Rayon yari maze ibyo yari soje icyo yise Rayon Week, irangijwe na Rayon Day. Muri no minsi bazakina imikino ya gishuti n'ama ekipe arimo Azamu sinibuka n'indi. APR nayo igiye kugira inkera y'abahizi, azaba hari ama ekipe atandukanye bazakina, azaba ari hano mu Rwanda, amakipe mvamahanga. Batanze spectacle, bagize umwanya mwiza nyine wo kuha abantu kubahuza. Ari umunyamakuru nzi ufite ikiganiro cyitwa ngo nguhugenze, bahugije abantu ho gato mbere y'amashampiyona. Niburi iyi weekend iravamo shampiyona y'Ubwongereza ntiribuze muri no weekend kuri uyu munsi, ahubwo uyu munsi irasoza gutyo. Ubwo abantu twatangiye kubona aho tubera busy gato muri shampiyona z'Ubwongereza mu gihe yacu itaraza. Next week akenshi y'Abafaransa cyangwa ya Espagne harimo imwe itangira icyumweru gikurikira, hari n'ibiri bitangirana ahubwo nka Liga cyangwa Bundesliga ishobora no kubiri gutangira uyu munsi gutyo. Abantu rero n'ibyacu bikazaza abantu batarabuze ibyo barangariraho. La Liga na Ligue 1 nazo ziratangira muri weekend, aba ari byiza cyane. Urakoze cyane Yves, ni ukureba aya makipe birarakunzwe mu Rwanda, ni ukureba uburyo bari bushimisha abakunzi babo, turebe n'abakunzi babo nabo ukuntu bari bwitabire. Buriya nta kintu kitagereranywa, aya makipe ni amakeba, ibihe byose bazareba uburyo abantu baje, umukino ukuntu wari umeze, abakinnyi bafite, abantu ukuntu bitabiriye. Ndabizi kuwa mbere mu biganiro by'itangazamakuru bya siporo, mu biganiro bya siporo bazakomparinga bavuge bati Rayon Day n'umunsi n'inkera y'abahizi nihe yari ifite abahanzi beza, n'urugero yari ifite abafana basakuza cyane bishimye. Niyo ngo bahora bagereranya buri kamwe. Uko byagenda kose hari ibintu bibiri utahuza. APR yakafodinga kugira umuhanzi wari wese ishaka, ko mu buryo bw'amafaranga ntabwo ingana na Rayon. Niyo mpamvu ubona ejo abo muri APR barahuye bahita bakusanya miliyoni 500, Rayon Sport miliyoni 500, ubu bamaze kurenga 1/2 cya bije yabo. APR ifite bije y'ikidakama, niyo mpamvu nabonye n'umuyobozi wayo acyurira Rayon ko bo bakanda akanyenyeri APR batagakandisha. Ibisaba amafaranga biragoye ko wagereranyaho Rayon na APR. Kuvuga ngo ibirungo APR byajyana no kuvuga ngo ntibabiteguye neza cyangwa ntibabishatse, ariko ibisaba amafaranga barabifite. Ibya Rayon rero no guhasoringa, baba bahasorinze, bakomanze, basabye, banasabirije. Mu kubagereranya hari nyine n'umuntu ajya kubagereranya, ndumva abakwiriye kureba yabanje kwita kuri icyo kintu ko namikora atangana. Mu bijyanye no kuvuga ngo ambiance nta kintu na kimwe APR yakora ngo ambiance yayo irutiye Rayon, nta na kimwe. Keretse yego, keretse arizo zahuye
aperi igatoba ambiyanse ya Rayon ikoresheje kubatsinda kuko hari igihe ijya Mm. batsinda Rayon bakaburizwamo Mm. no gufana nyine ukabona barabuze cyangwa bagahura Rayon imeze nabi Rayon bagatinya kuza ku kibuga Mm. ariko ubwinshi bw'abafana sintekereza ko aperi yarusha abafana Rayon niyo Rayon itakuzuza stade Mm. keretse aperi ifashe itike ikayirowaringa cyane cyangwa ikabigira ubuntu kwinjira Mm. ubwo mu kugereranya icyo nacyo uhita ukivanaho abafana ntabwo Ku wabigereranya bafana ntabwo wagereranya. reka reka na rwa rukundo ubona rw'umwimerere ubona ukavuga uti aba bantu ni die hard fans Mm. shaba Rayon bahita bazaho Mm. cyane rwose kugereranya mu kibuga ho Mm. bazaba bombi barahura na ekipe zitanganya ubushobozi Mm. Power Dynamos yasubiye inyuma hari igihe shampiyona ya Zambia yari ikomeye mu bihe byashize ariko ubu ntabwo igikomeye cyane Mm. amakipe nka za Zesco United Power Dynamos ntabwo akimeze uko yari ameze Mm. aperi irakomeye kurusha Rayon ubirebeye mu kibuga Mm. ariko izaba iri guhura na ekipe yoroshye kurenza iyo Rayon ihura nayo Mm. Yego. nabyo kubigereranya Yeah, nabyo abantu babyeyi urakoze cyane urakoze ibyo ni ibintu bihari kandi nta kuntu bitazakomeza ariko ni nabyo byiza ntekereza ko ukuntu habaho nyine ibitekerezo bitandukanye kugerera ibintu bitandukanye abantu bareba ibintu mu buryo butandukanye ntabwo ari bibi kuko ntabwo ari ngombwa abantu bose ngo babone ibintu kimwe. ego ni umuco mwiza kandi abanyarwanda tuzagenda tumenyera Mm. n'udashaka kumenyera nyine akabona ko ari guhomba Mm. kuba wowe wabona gatatu ibintu wabibonamo gatatu Mm. undi akabibonamo cyangwa icyo ubona nka gatandatu umwe akakibona nk'icyenda Yego. icyo ubona nka gatatu undi akakibona nka E Mm. ikirahure ubonamo ko kimwe cya kabiri kirimo ubusa cyacyo undi akabonamo ko kimwe cya kabiri kirimo amazi Mm. ntabwo ari ibintu abantu bakwiriye kumenyera kandi ni byiza Mm. ubundi twagira ibyago abantu babona ibintu kimwe Yego. nibyo byago kurenza uko twaba tutabona ibintu kimwe cyane reka twiganirire ku byo mu Rwanda hano iwacu tuba dufite byinshi byo kureba cyane cyane muri geopolitike nubwo tujya tunyuzamo tukareba no muri siporo no mu myidagaduro ntaho duhejwe nicyo cyiza cyacu iradiyo diaspora y'u Rwanda tureba ahantu henshi hari urubyiruko rw'abana biga mu mahanga amashuri mpuzamahanga yo mu Rwanda ndetse n'ababaye indashyikirwa ku rugerero bavuye mu itorero indangamirwa n'icyiciro cya 15 n'umuhango wabereye mu kigo cy'ubutore bwa Nkumba. Minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva yari ahari bari kumwe na minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda baha ubutumwa bukomeye cyane burimo gusa nkaho bamera nkaho bavuga iby'u Rwanda bakavuga ukuri k'u Rwanda nk'uko minisitiri w'intebe yabivuze Dr Nsengiyumva kukasa nkaho kugiye gutanga indi verisiyo y'abaharabika u Rwanda avuga ko hari byinshi bihari hari n'impinduka nziza iri pozitifu bazana usesengura ute aba bana baba bari mu mahanga baba benshi baba baravukiye mu mahanga hari n'abo tubona nyine batazi n'u Rwanda batazi n'ururimi rw'ikinyarwanda kuba hari inisiyative yo kubegera ukababwira ko bagomba kugaruka bakiga bagatozwa kuko itorero ryarabaye ndabizi nawe wararikoze yaba ry'abanyamakuru simbisi ry'abanyamakuru bari bwari impamyabigwi nararikoze nanjye icyiciro cya nyuma okay uriya banza nyuma yacu nta bandi 2018 2018 YFRN yagabaga ibitero ku Rwanda yego gasanze turi mu itorero okay banza wowe nimba wararikoze ubwo wakoze icya kabiri ahari yarakozeho mbere njye nakoze 2018 yego ubisesengura iri torero akamaro k'iri torero kuri aba bana unyemerere uze nko kungarura kuko hari ikintu gikomeye ahubwo wari uvuze ntarinzi ko uza kukizana numva byambabaza unjyanye ahandi icyo kintu ntakivuzeho mu butumwa bwa PM bwo kubabwira ngo bajye bakontroversa abavuga nabi u Rwanda yakoresha ikintu kimeze nko kuvuga ngo mujye mubaha ukuri nabikunze kubera ko twatangiye ndi kuvuga umuco mwiza nyine wo kwakira diversity mu bitekerezo nakunze ko atababwiye ngo mujye mubatuka sinzi muri kumva itandukaniro ry'ibyo bintu hari umuco mubi nabonye wazanywe n'abarwanya ubuyobozi bw'u Rwanda ariko n'abantu bakunda cyangwa bashyigikira ubuyobozi bw'u Rwanda nabo urabokamo
Mm. cyangwa se ababurwanirira byite gutyo, uwo gutukana. Njye nemera ko abantu barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, ubwo nibwira ko ari bo PM avuga barwanya u Rwanda, nemera ko hari ibintu babeshya, nemera ko hari ibintu bavuga uko bitari, nemera ko hari ibintu byiza birengagiza. Umuntu ubaye mu Rwanda imyaka irenga 30, hari ibyo mba mbona nyine bihari ariko bo bakabyirengagiza kandi byiza. Bamwe muri bo ubona ko nta politike bafite muri bo, ikintu bafite ni urwango ku bayobozi, mainly perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikindi ni mécontentement, umujinya ushobora gutuma baba agressive. Oriye yo kuza gutanga argument, yo kuza kuvuga ngo igitekerezo cyanjye ni iki, ibyo ntemera ni ibi, ibyo nenga ni ibi, byagakosotse gutya, umuntu agatukana akaba umweho, akavuza induru, akambara ubusa, akagira iki. Rero aba ari inshingano nyine y'abandi kuba wabasubiza, niba hari ushobora kubikora ari akazi gusubiza abo bantu, hari ushobora kubikora ari ubushake afite, hari n'udashobora kubikora kuko hari umuntu unenga imigirire runaka y'ubutegetsi akicecekera akabigumana, cyangwa yanabivuga bikaba ari ibyo gutya ko ataza kuri kamera cyangwa ngo ajye ku mbuga nkoranyambaga bivuge. Hari n'uyishima unayishimagiza, uririmba muri korali ibisingizo, akandika no ku rubuga rwitwa ibyagezweho.com, ariko akaba atafite umwanya wo kuza nyine ku kabarore kubyerekana. Hakaba n'undi witeguye kuza kurwana izo ntambara atari bubihemberwe. Ikintu nakunze muri message ya PM nuko nyine atababwira kujya kuba behu. Hari umuco mubi nyine, nje mwita umuco mubi, abantu umuntu yavuze ibintu bikocamye koko, yibasiye abayobozi b'igihugu, hari gahunda nziza y'igihugu atari kumva neza, kumubwira ukajya kumutuka. Bafite ubwoba ko byica abantu batoya nyine, bafite ubwoba ko hari abantu bato bazakura bumva ko nyine umuntu mutari kumva ibintu kimwe umutuka, umumenasa mu buryo ubu n'ubu. Se ubundi hari icyo bitwaye kutumva ibintu kimwe? Ntacyo bitwaye kuri njye, ariko nanone iyo wahagurukiye kurwanya abantu ntabwo uba spared ngo ube spared ku kurwanywa. Wowe ngo ube ushyirirweho, bavuga ngo ni ukuvuga nimba bagiye kurwanya abantu itegure ko nawe urwanywa. Ariko ntabwo mvuga ko formule igomba kuba imwe. Gutukana nomari, gutukana, kusakabaka ni ikimenyetso cy'imbaraga nke, ni ukuba nta rigimo ufite, ni ukuba ibitekerezo byawe bitari fonde, ni ukuba utiyizeye. Njyewe nyine nkavuga ngo uyu mujyo yavuze yawubwiraga the right people. Aba bajene twemere ko bari hariya ni selection nziza, n'iy'abana ntabwo wapfa kubonamo abana bo kwa iwabo basaba umunyu. Nta bana bari hariya basaba umunyu, ndakunda gusubiramo icyo kintu. Biragoye ko umuntu usaba umunyu abasha kohereza umwana kwiga mu mahanga, Ntabwo bishoboka. cyangwa mu ishuri international. Yego, abo bantu niba ariko harimo ushobora kuba uva muri urwo rugo ariko ukaba intangarugero ku rugerero, ukaba wajyayo ukaba intangarugero. kuko ni kategori eshatu, hari abajya bava mu gihugu imbere babaye intangarugero mu rugerero. Nta kibazo. Ariko ntabwo biriya target bintu ntabwo ari bo uze kureba ngo ni bangahe muri abo, ushaka kubireba nyine ni bangahe. Icyo nishakira kuvuga ni uko kuba intangarugero nawe he or she is a right people, a right person, sorry, kuba yahabwa iriya message. Icyo nashaka kuvuga ngo ni ubutumwa yahaye abantu bari bo bafite ubushobozi bwo kuba bakumva neza igihugu, bafite ubushobozi bwo kuba bakumva neza politike y'igihugu, bafite ubushobozi bwo kuba bayikurikirana, none bafite n'ubushobozi cyangwa se ubumenyi bwo kuba batambutsa ubwo butumwa bukontroversa abavuga igihugu mu buryo butari bwo. Aba bana bazi icyongereza cyinshi n'igifaransa,
ugiye kureba ku kigero cya 98+ bariya bana bari fluent. Nakubwira ngo nka kimwe cya kabiri cyabo bazizi zombi izo ndimi, abandi nyine ushobora gusanga ku kigero cya 98 bose icyongereza bakizi neza. Uwo muntu nimba ari Human Rights Watch yasohoye raporo u Rwanda rutishimiye cyangwa itari nziza ku Rwanda, afite ubushobozi bwo kuyivuguruza ababwira ati mu Rwanda ni uku bimeze, dore imibare ngiyi ikivuga n'iki. Niba ari uwatanze igitekerezo kibogamye, afite ubushobozi bwo kugusubiza mu buryo bwiza. Nyine njye nabikunze ko yabwiye abantu bafite ubwo bushobozi, bafite ubumenyi, bafite ibindi, akababwira muri ubwo buryo mvuga ngo bw'ubupfura. Subiza abantu mu bupfura, nta gutukana, nta kuba behu, otherwise twazisanga dufite sosiyete y'abehu, abantu batukana gusa. Umuntu yumva ko niba umuntu mutumva ibintu kimwe byabaye ibibazo ari bugutuke menase n'iki n'iki. Gusubiza byo ndabishyigikiye, ni byiza. Niba uri ahantu n'inshuti yanjye uretse n'ibyo byo kuvuga ngo uri kurwana ku gihugu, uri inshuti yanjye bakamvuga nabi ibintu uzi ukuri kwabyo, ugasanga bari kumbeshyera, ntubavuguruze. Don't tell me ko turi inshuti, oya, wakabibabwira uti oya ukuri ni uko, ariko si ngombwa ngo uhite urwana ngo mumuvuze nabi. Iyo byageze ku gihugu byo ni binini, ntabwo kuba yababwira kujya kuvuguruza cyangwa se gusubiza ari bibi. Yaba ababikorera ubuntu, yaba ababihemberwa, byo si bibi, ahubwo gute uburyo yabibabwiye nyine mu buryo butuje, ukabona ko na message ari kubabwira ati mwabikora, bya bindi twita confronter le fait par le fait. Niba umuntu ari kuzana figures ziri cooked, sibyo sa n'izindi ziririyo, simuvuguruze. Nihaza umuntu uvuga ngo wenda mu Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari, wakabivuga kugira ngo mutuke, ukamubwira ati burahari, n'ikibyemeza ko buhari, bumwe buvuga ko bugeze kuri 90% hari imidugudu, ukamusobanurira ibintu, ukamuha imibare. Ushobora kumubwira uti ikikwereka ko ubumwe n'ubwiyunge buhari, sibyo. Ibintu bumwe ikubwira ko bugeze ku kigero wenda cya 94%, ntabwo nibuka imibare iheruka, sibyo. Ariko noneho reka turenge iyo mibare nkubwira ikindi kintu. Nyuma wenda ukamubwira uti nko muri 94 jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa, hari nyine urwikekwe, abantu badakundana, batagira iki. Uyu munsi nta rwikekwe ruhari, n'ikimenyimenyi. Dufite imiryango ibihumbi bingahe y'abahemutse n'abahemukiye muri jenoside yakorewe abatutsi yashyingiranye, sibyo. Dufite imiryango iyi n'iyi yagabiranye inka, sibyo. Uyu munsi nta kwishishanya guhari. Abantu abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'ababahekuye barabana mu bibina, barabana mu mashyirahamwe, ntawe uri kubazwa ibyo yakoze kugira ngo ahabwe kredi cyangwa ibindi, nta gushingira. Ibyo ni ingero zije aho ngaho hazari. Akubaye ari nka message ugiye kwandika kuri Twitter usubiza umuntu, ushobora gushaka ibirenze ibyo. Uwo muntu utabanje kumwita ntuza we n'ibiki wakikibuza, ntabwo umusubije mu buryo bumutsinda, sibyo. Uwo muco cyangwa kumubwira ko agomba gukora bya bintu na ntuze we. Hari umuntu ujya kuvuga ngo let's agree to disagree. Abantu nyine bakiga kuba batemeranya. Umuntu ukamuga gutyo, uretse ko wenda uzanye intu ziri sensitive, ariko hari n'ibindi abantu bashobora gukosora abantu nyine ukoresheje imibare. Fata urugero, umuntu ari bukubwira ati perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kuvuga ati ntacyo yakoze, nawe ni nk'abandi, kuyeho umujyi bavuga ko usukuye n'iki, tumugute wa yakamana tuzaho gato. Uyu munsi ntihari inama, ngira ngo yari mu Bufaransa ari hejuru, aho bari kwiga mu Bufaransa mu Bushinwa guca amashashi. Makoro yaraka yari kwerekana umwanda isi konsoma n'uburyo yangirika kubera amashashi, sibyo. Ushobora kumwereka uti bimwe mu byo n'abaturusha amafaranga batekereza mu Rwanda byagezweho. Amashashi yaciwe ryari? Tugasanga icyo gihe nigaga primaire. Ndabyibuka neza ko nashwanye n'abayobozi baje kuntwarira umupira, ya mipira twabangaga muri gazo kwa muganga. Icyo bagamije ngo bakenesha ngo bakureho amashashi bawutwara. Kandi ubwo uriya mupira wabaga uhenze, wabaga urimo ga
ubwo niba batinye kujyaho kwa muganga bamena imiti kugira ngo inshinge zitakujomba, habaga harimo amaserenge n'ibindi bintu bimeze ukuntu, ururimi zakoreshejwe biriya nabyo byarubwiyahuzi. ntabwo niho iza mbere zavaga. Hari igihe byagusabaga nko gushaka umuganga wigiraho inshuti, ukajya ujya iwe mu rugo, abaganga b'abasore, ukamukorera nk'udusuku, ukamuhanagurira inkweto, ukamumesera, ukamutekera, ukabikora nka gatatu, akazakuzanira nk'ipaki irimo ga. Wabaga uyoboye Icyo gihe urusisiro. ukaba ntabwo yaguhaga ipaki ya ga gusa, yaguhaga na serenge Na na pepeti. pepeti. Sibyo? Pepete abatayizi ni inkondo inyuramo umwuka kugira ngo ujye muri, kugira ngo noneho wumve ko byabaga bihenze, byabaga bitararangira, ikidongi cy'ubudodo buriya twakaragiragaho inyuma. mishipiri. Uyu mushipiri buretse umushipiri wazaga inyuma, hari ikidongi washyiraga kugira barye y'idunda. Hari abashyiragamo imidongi cyangwa bagashyiramo imyenda. Umaze guhaga iriya ga ya mbere, ushyizeho umwenda wa mbere, ugashyiraho ubudodo, noneho nyuma ukarenzaho ishashi nk'ebyiri nziza zimwe z'icyatsi, ukabona noneho gushyiraho umushipiri kugira ngo bari bitanaze. Ibyo bita kubanga. Kubanga. Iriya baro yabaga ihagaze nk'ibihumbi 3 by'amanyarwanda. Niba ihagaze nka 3 yawe umuntu akaza kuyibohora ngo ni gahunda ya leta, kumworohera byari bigoye. Umudugudu wacu hanze yitwaga Filemon, njye namumereye nabi cyane. Aje gutwara baro. Ntabwo byari koroha. Muri make mu bintu tumvaga no kumva ko isashi iteje ikibazo icyo ari cyo cyose. Mwize ndabyumva, imyaka yarabinyemereraga. Cyo numvaga akarengane kanjye. Ahubwo wabonaga ari igisubizo kuko yatuma gukina. Nabaraga imvune zanjye. Nta n'ubwo baro ari buri mwana ari kwitunga mu cyaro. Ntabwo byari gukunda. Ariko urebe nk'icyo kintu u Rwanda igihe rwagitekerereje rukanagikora, isi yose yarabitekerezaga, ariko kubera kwikunda n'iki ntibagikore. None batangiye kubisaraho. Ushobora kwita umwereka, iyo ni fact ushobora kumwereka. Ubuti muri gahunda yo kurengera ibidukikije, mu gihe abandi bazaba bari kurwana nabyo, twe tugeze kure. Sibyo? Ukamwereka mitiweli. Ejo nabonye ko muri Amerika bari gutekereza umuganda. Cyane rwose. Umuganda mu Rwanda ntusanzwe uri hano. Sibyo? Ntabwo ari aha babikoze. Obama Care ntibavugaga ko reference yari kuri mituweli de santé yo mu Rwanda. Ubwo ndi kwereka bya bintu abantu bafata for granted. Nk'ikitwa mituweli, simubeshye. Umuntu utarumva uburemere n'agaciro ka mituweli yaba yifitiye ikibazo. Mituweli ni kimwe mu bintu biri mu Rwanda, batanga serivisi mbi kwa muganga, bagira iki, ariko cyarokoye abanyarwanda tudekora. Mituweli rarenze serivisi aho nduba wiyicariye hano ukarwara utanafite n'igiceri cy'icumi, ukajya kwa muganga uvuga uti nanayasaba mucambuzi. Kubera iki? Numusaba ni 10,000 uri bumusabe. Bro, kwivuza 100% aba ari 100,000. Keretse miliyoni ziragera amana biterwa n'ibyo bijyana n'ibyo urwaye. Uri nko muri urgence rwose, utari kwivugira kwa kundi baba kwitayeho, uri kuri za ventilator, ibyo wabikora, oxygene wageze mu miliyoni bro. Wabikora ukagera no ku bikorwa remezo, ukerekana byari bimeze gute n'ibiki. Ariko ibyo ubusanga n'abantu rimwe na rimwe bari gukora nk'ako kazi ko kuba attacking dogs mu izina ry'ubuyobozi cyangwa ry'igihugu, n'izo figures niyo mibare ntibanayizi, kandi some of them are paid to do so. Sibyo? Ariko niyo mibare ntibayitayeho. Niyo mpamvu navugaga ngo PM yabwiraga the right people, kandi kubikora the right way, confronter les faits par les faits. Abantu uzubabwira uti oya, mu Rwanda hari nyakatsi, nibyo ni igihugu kikiri munsi y'umurongo w'ubukene. Hafi 40% by'abanyarwanda turakibereyeho munsi y'umurongo w'ubukene. Imibare ni ya kera, turi kuri 27. Uvugishije ukuri? No kuri pe. Muri ACV heruka rwose twageze kuri 27%. Okay, ntacyo. Ubwo n'ubukene bukabije. Mwavuye kuri 16 kugeze hafi kuri 5. Ngo njya mu bukabije, ubukene n'ubukene. Extreme poverty na poverty ntabwo ari kimwe. Umurongo w'ubukene reka nkubwire, so na n'ibindi biba batubwira, niyo mpamvu nyine najya nemera kudefinisa iterambere mu buryo ababo mu burengerazuba bw'isi barisobanura. Ejo ndisi bwo twe turi kubara imibare nge nawe tubona ko umusaruro mbumbe w'umunyarwanda per capita ari amadolari 1,040. Ubwo si miliyoni n'ibihumbi 500 ku kwezi, ku mwaka. Ku mwaka, sibyo? Per capita miliyoni n'ibihumbi 500 ku mwaka, ukabara n'amezi 12,
ibihumbi 125 ku kwezi, sibyo? tuba ariko twese tuyabona, nubwo mbizi ko hari abatayabona, kandi ushobora gusanga abanyarwanda ibyo biba kandi birimo ushobora gusanga abanyarwanda batabonaya, ahubwo bisanga bayibonye kubera ko turi gukora per capita nyine kuri buri mutwe wa buri muntu, ibyo byo niko ibyo ari bo benshi, ibyo byo ni rusange. Ibyo sibyo? ubwo umuherwe ufite kontineri 200 ubarirwa muri miliyari, wenda tuvuge fata ya Karera wenyine, barayagabanya, nawe ibaze nawe bamusigira icyo 140. yego, ni ikintu nashaka umuntu kukwereka. ufite uruganda mu cyanya cy'inganda nawe bamusigira 140. Iyo rero none wajya kureba bakakubwira ngo bajya kutubarira umuntu udakennye nibura basi ku munsi akwiriye kuba konsoma hejuru y'amadolari 2, sibyo? n'ibihumbi 3. Ibihumbi 3 by'amanyarwanda. Umuntu ukonsoma ibihumbi 3 by'amanyarwanda ku munsi ni umuntu ubwo akonsoma ibihumbi 90 ku kwezi. Umuntu ukonsoma ibihumbi 90 ku kwezi yatunga abandi bantu. Twise tubara no dusanga income ni 125 per capita. Fata noneho twese niba tubaye twinjiza nkayo, ugakonsoma 90 ku kwezi, hasigara ngahe? Ababishobora ni bangahe? Iyo 27 nayo reka nkwereke uburyo tuyikoresha positive way, positively, sorry, kumwe twabivugaga. Ushobora kwereka abantu ngo wowe uvuga ngo u Rwanda nta cyakozwe, igihe iki n'iki mu myaka ine yari ishize 90% by'abanyarwanda babaga munsi y'umurongo w'ubukene, sibyo? None munsi hasigaye 27%, nuko hari ibyakozwe. Wanashaka ukajya no gutira ingero z'ahandi ukerekana abandi bari ku rwego rumwe n'u Rwanda icyo gihe, uyu munsi bakiri hahandi. Ngiye byonyine navugaga ku embracing uwo muco mwiza wo kuvugisha imibare, wo kuvugisha statistique, wo kugaruza abantu neza. Yego, nge biri mu byo nakunze. Yijyanira sinibuka wari wanjyanye, ariko hari hameze nko kureba ngo kariteza abantu bajyayo hariya bita nkutwara cyane. we yaba nari ntangiye nyine nkubaza nkomoza nta overview, ariko nshaka kwerekana muri rusange ikijyanye n'iri torero kugira ngo dusobanurire akamaro kabyo nicyo rivuze. Wibanda cyane ku ijambo rya Minisitiri w'Intebe rinumvikana, kuko arasaba ko batsindisha abavuga nabi u Rwanda ukuri mu buryo mu madibeti, kuko bari no hanze cyane. Abantu usanga n'abantu burya abantu benshi mu bihugu byegeye imbere bo ntabwo bafata umwanya uhagije wo kwiga ibihugu byacu, ngo twe dufate umwanya uhagije wo kwiga ibihugu byabo. Ugasanga n'amakuru mabi yo arirukanka cyane, nta kindi azi, ariko amakuru mabi yarahari kubera ko hari ibibazo bihari. Hanyuma ugeze gusa nk'ubikomozaho, utekereza iki kuri selection y'abajya hano? Nta wundi mwana ushobora kuba yarabaye left behind, ariko nawe afite inyota yo kumenya uko kuri ku Rwanda, ku buryo nawe yazajya aruvugira, kuko hari n'abantu rwose muhura wavuga nabi u Rwanda ugasanga yakumerera nabi, ariko ugasanga nta facts afite. Kuki bisa nkaho bidafunguye for public, bidafunguriye abantu bose? Selection bivuga iki? Ntabwo public yose yakonsoma ibintu biri a 5 étoiles. Ntabwo buri munyarwanda ibyo byose ntabwo byamugeraho, ntabwo bishoboka, nta nubwo igihugu ubwacyo cyabyafodinga. Rero navuga ko bashobora bose kubihabwa, ahubwo ntabwo babihabwa mu buryo busa. Nta munyarwanda abujijwe kujya mu itorero. Hari umwana wasoje segonderi mu Rwanda bakamwima itorero, ashaka kujya mu itorero bakamubwira ngo ujye mu itorero. Itorero abayijyamo bose ni education civique baba bagiye guhabwa, sibyo? Ariko mu bihe abandi bari mu Rwanda bakora itorero, maybe aba ntibaba bahari. Ariko tunavugisha ukuri, aba bana uri kubona wabafata itorero bakabajyana aho bari koreye Kabare. Muri aba uzi ko harimo abatakemera ko harara si Kabare. Nkumva se buri Kabare, urabizi ko hari abatabyemera. Hari noneho hari n'utakemera kuba surrounded n'abo mwari kumwe Kabare, arye n'ibiryo nk'ibyo wariye Kabare. Hari utakemera kuba surrounded nawe sibyo? Arye n'ibiryo waryaga Kabare, beho muri condition wabagaho Kabare, hari utabyemera.
biba biratandukanye. Twe twakoraga bijyanye twambaye sivile, ariko ubu mubona bambaye impuzankano z'ingabo z'u Rwanda. twe dukora iry'abanyamakuru, twe twambaye impuzankano. Iry'abanyamakuru twe twambaye impuzankano, ariko ndi kuvuga ryo kurangiza segonderi ntabwo bari gukora ariko iry'umwuga, bo bari gukora iry'amasomo n'ibyo biga. Ega. Mm. Rero ntabwo mbibona nk'ikibazo cyane, mbifata nka bya bintu byitwaga ibyiciro by'ubudehe, ntabwo ibyiciro ari bimwe nyine, kandi abo bantu bose igihugu kirabakeneye mu buryo budasa, naho kubatuma si hamwe, sibyo? nkabona ku mujene usanzwe mu Rwanda uhaba ubuzima bwa buri munsi, shanse zo kuza gukonsoma ubwo burere mboneragihugu nicyo arazifite, hari henshi agomba kubukura, ariko babana bibereye aho ibwota amasimbi, bamwe muri bo nabonye hari n'abaje batazi ikinyarwanda, bivugira igifaransa gusa, bisobanuye ngo yavukiye hariya cyangwa yagiye ari muto. Ikinyarwanda akubwira ati amakuru ya nyogosenge, turiya ni nyogosenge wange, ubwo yakoze amayeforo ngo akivuga ariko biramugoye. Uwo muntu utazi ikinyarwanda na gike ntabwo arasoma inkuru ya Igihe, ntarasoma inkuru ya Kigali Today, ntarasoma inkuru y'Umuseke, ntarasoma inkuru ya Bwiza, ariko inkuru za France 24 arazisoma, iza Jeune Afrique arazisoma, iza CNN arazisoma, iza Al Jazeera arazisoma. Uwo muntu abona u Rwanda mu buryo rwandikwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga, arusoma mu buryo rwandikwa mu bitabo by'abo banyamahanga. U Rwanda rw'iwabo ruvugwa uko iwabo babyemera, mu Rwanda hakomoka ahura narwo gake. Uwo muntu ni byiza ko igihugu kibitekereza hano avanse, kikanamuzana kwanza u Rwanda, akabanza akanahumeka umwuka w'i Rwanda, noneho u Rwanda rwamubyaye bakarumuteramo, akajya ahora rutengase cyangwa se arutwaye mu bitekerezo. Hari icyo nkunda gukoresha ngo u Rwanda tubamo n'u Rwanda rutubamo, hagomba kuhirwa u Rwanda rumubamo, rwa Rwanda rumubamo. U Rwanda rwamubyaye ntarubamo kenshi, biranashoboka ko bijyanye n'aho ashakira amaramuko n'ibindi atazarubamo, ariko se u Rwanda rumubamo rwo rungana rute? U Rwanda rumutuyemo rungana gute? Ese nagaruka nihaba impamvu ituma agaruka gutura mu Rwanda rwamubyaye, azaruturamo afite u Rwanda rumutuyemo, cyangwa azaruturamo ature mu Rwanda ariko muri we hatuyemo Ubufaransa, hatuyemo Amerika, hatuyemo Ubwongereza, hatuyemo Ubudage, hatuyemo Finland? Ni byiza ko aba bana siritu bakuriye hariya baterwa mu Rwanda, bakuhirwamo u Rwanda. Usanga rero ni icyiciro cy'abana nyine bose bafite ibyago ko u Rwanda rubatuyemo ruba ruto, kandi ubundi aba ari byiza ko u Rwanda ruduturamo ruba runini kurenza u Rwanda dutuyemo. Ndi kuguseka ugura tutangire mu kanya uvuge byo gutamikana u Rwanda na nyakubizana, tubashe gutamika u Rwanda rubabemo rube runini. Uwo ninde ni iby'abampora iki? Wari umuntu wambujije kujya mugaruka ngo nkunda kumugaruka mu kiganiro cyane. Umuntu yari afite ikibazo akeka ko nshobora kuba mwanga, kandi simwanga pe, sinkubeshye. Ngewe mba mu bantu nyine nzi babayeho bazi gupindura, bafite igipindi cyiza, nta n'undi nzi nyuma ye, sinkubeshye. Kandi abantu marigera amakosa yakoze yamubyariye ibyaha, cyangwa se ibyaha yakoze, amurikira u Rwanda ntabwo yaruhombeye, ntabwo ari igihombo ku Rwanda, ntabwo u Rwanda rwakicuza kuba rwaragize umuntu nka Bamporiki. Marigera amakosa yakoze ashobora kuba yarabwirije ivanjiri itandukanye n'iyo yemera, ati murumva ibyo mvuga, cyangwa akaba yaratoje sisiteme y'imikinire watakina, ariko iyo sisiteme bayikurikije baratsinze, nta kibazo nyine. Ubwo ni uko uba umuzanye, ariko nabibonye muri komantere, kandi ni hano umuntu kesha nyiyama ngo mutange ingero. Njye nuko ni umwe mu bantu nzi bavugaga bigishaga nkafashwa, kandi inshingano yagiye akora kenshi zamuhuzaga no kuvuga. Iki yabaye umudepite, Bamporiki yabaye kandi muri komisiyo imuhuza n'abaturage cyane, Bamporiki ni umuhanzi, Bamporiki yabaye
yabaye mu itorero ry'igihugu, Bamporiki yabaye minisitiri, kandi mu myaka nanjye nari muto ndi gukura, nubwo nawe ari muto ashobora kuba hari imyaka 10 arayindusha irengara, ariko ko byari nuko yahawe inshingano ari muto, nanjye nyine yabaye inshingano ndi muto, aribwo ndi gukurikira ibintu kandi numwe muri abo nakurikiraga. Nta kibazo rwose n'ibyo ubizanye kuvuga ngo ni ukubatamika u Rwanda, nuko iyo mvugo yo kurutamira yo numva imeze ukuntu, akenshi ibintu dutamira tuhita tunabihekenya, kandi u Rwanda si urwo gukanjwakanjwa ko twiboneye, si n'urwo gutaramanwa, ni urwo gutarama. Njyewe nkavuga ngo aba bana bafite ibyago by'uko batabona u Rwanda rwo gutarama. Kubera iki? Bamwe muri bo bariga muri ibyo bisysteme byo hakurya ngo bya Cambridge. Personally sinanabikunda, ariko nyine igihugu cyacu naho kikiri, ntabwo dukwiye kubituka, n'ababyize nibo baturusha ubwenge, academically niyo ugiye kureba barabuturusha, ariko nyine icyo bibaremamo nicyo mvuga bari kugerageza gushyira muri aba bana ngo batazakibura cyane. Umwana wigiriye Cambridge ni gake rwose azabona ku ishuri bamwigisha iby'i Rwanda, kandi bamwe uzasanga banayiga niba abana bava muri iyo miryango ifite ubushobozi bw'uko asoza segonderi ya hano ahita ajya kwiga muri ibyo bihugu n'ubundi yigaga systeme zacu. Ibyo birasubiza ikijyanye n'abagiyeyo bari muri international schools, kuko nabo baba bigize Cambridge. Nabo rero bari hari n'abanyarwanda baba hano mu Rwanda basanga ikibazo n'abo bana baba hariya hanze. Nese nk'umwana wivukiye muri izo famiye zidasaba umunyu, maternelle akayiga ahantu hakaze, primaire akayiga muri ya mashuri ntashaka kuvuga hano akaze yishyura remiliyo bara mu madolari kugira ngo atajya mu mibare miremire. Nanjye nanga kuyavuga ngo atantera ihungabana, sibyo? Kuko amafaranga cyo kazanyarwanda ugafata inoti y'ibihumbi nka 20 na bingahe bifite ya nyuguti imeze nka S nyuzemo 20, igihembwe kimwe ukongera ugashaka andi nkayo mu kindi gikurikiye mu mezi 3. Ese n'abantu bayinjiza mu Rwanda kandi nako bayakonsoma pana kwinjiza. Erega nyine nuko bimeze, kandi negarite iri ku isi ntabwo mu Rwanda yasigara. Wowe nimba umuntu mu Rwanda hari abantu basora umusoro wa miliyari 2 ku mwaka, uwo ari umusoro asora wa miliyari 2 plus yungutse angahe? Ubwo nimba ari umusoro ku nyungu, ubwo ayo ngayo ni 18%. Yungutse angahe? Urumva abantu barahari bafite amafaranga. Abo bana ngiye icyo navugaga ni byiza kubaganiriza muri ubwo buryo, nabo bagira u Rwanda nyine rubaturamo runini rubyibushywe, kuko byo nyine no kwemera kuza muri iryo torero no kuba umuryango we wamwemerera ngo rijyemo, u Rwanda rurahari rubatuyemo, rurahari ahubwo rubyibushye ku kihe kigero, kandi abo bafite byinshi byo kuzaha u Rwanda mu minsi iri imbere kurenza bamwe mu basigaye. Wagura nagaruka no kuri bya bindi watubwiye ejo bundi by'impano. Hari umuntu rwose ufite impano wakuriye hariya, ukina basket neza, ukina volleyball neza, ukina football neza. N'undi mwana nabonye prospect wa NBA afite amahirwe kujya muri NBA mwaka utaha. Arahari, ari mu bana 100 batoranyijwe beza, ari uwa 4 muri abiri. Ari uwa 4 amaze iminsi mu Rwanda. Nubwo ari umunyamerika yego, ariko ntawamenya, ashobora guhita kuvuga ati nkuriya biragoye ko azakinira u Rwanda, kubera ko abana nkariya kugira ngo bagire icyizere cyo gukinira nk'u Rwanda, yumve ntacyo ahomba, bisaba u Rwanda rero rufite abandi nka 2 nawe yakuze abona barukinira. Ariko uriya ashobora kugira gutya akagira ejo projet nko ku Masayi birebe ibi bintu amaze gushora muri basket y'u Rwanda, kandi si umunyarwanda nta n'icyo apfana narwo, uretse kuba yarikundiye perezida w'u Rwanda, akakunda Afurika Masayi, ariko agira amahirwe ahura na perezida w'u Rwanda barahuza, aravuga ati okay, ikiganza ngo ikindi turebe ibyo twakorera siporo y'u Rwanda. Nkuriya mujene nawe ashobora kugira n'icyo cyizere ndagifite kazagira projet akora mu Rwanda, kuko next year muri draft bazamwinjizamo. Urumva noneho burya bari byiza nyine ibyo by'impano, nabo bana bashobora kubonekamo bafite izo mpano uko twabivugaga, ariko bakagira n'u Rwanda rubatuyemo. Ndaguhereza urugero, uriya mwana ntabwo ari umunyarwanda wa mbere ugiye gukina muri NBA. Hari umwana witwa Ntirikina, Frank Ntirikina. None baracyakina, mperuka akina muri Dallas Mavericks. Yego, ubanza national yarakiniye y'Abafaransa, ariko ushobora nko gusanga nka Frank nta n'ikibanza afite mu Rwanda mu buryo bw'amafaranga. Yagiye muri Serbia, yavuye muri NBA. Yego, mu buryo bw'amafaranga ndebera net worth ye uko byagenda kose ni umumiliyoneri mu madolari y'Abanyamerika, kandi ntabwo habura ibinyacumi, sibyo? Akaba nta n'ikibanza afite mu Rwanda. Uzi impamvu? Frank bivugwa ko, nako ntabwo ari bivugwa, ise
menshi afite yigeze gusinya kontra byonyine kontra ibikorwa ari imyaka 3 extension ya muri iyo myaka 3 bazabonamo miliyoni 25 z'amadolari z'amadolari y'Amerika. y'Amerika. Yego nka net worth ye rero urumva ko itabura mu majana ni ikimaze Ijana imyaka. ntabwo azagera kuko urumva bayabamo miliyoni ijana baba ari ba Steph Curry None se uzi ntibaba bakora investment erega uretse aba bajene bacu bo mu Rwanda bahita bayanywera bakanayabyinira uzi ko ba miliyoni ijana zonyuzamo umurongo reka nkwe nk'urugero z'amadolari reka n'imbere z'amanyarwanda reka nkwe nk'urugero nka Stephen Curry sari mu bantu bari successful oya mwiho wenda tubari zirenga ijana ubwo namvuze ibinyacumi warumbwiye 25. ayo ni salary y'imyaka 3 ariko ntabwo bivuze ngo urayabika none se nk'ubu ngubu wowe bavuze ati bana even nkuye mu ruge winjiza miliyoni 30 ku mwaka bakubarira bakagusanga uri muri miliyoni 30 bizaguhama ariko birumvikana ko uba ufite ukuntu wabayemo muri ayo mafaranga ubu ntabwo waba ufite miliyoni zirenze 10 ntabwo akiri imyaka 3 ntabwo akiri imyaka 3 gusa anyway icyo ntikindaturira umwanya icyo nashaka kuvuga ni iki kubera umubano wa se n'u Rwanda byafekse ntirikina witwa izina ntirikina ry'irinyarwanda atazanahunga na rimwe ni naryo reba rero ku mugongo ntabwo haba ariho Frank haba ariho ntirikina utazagira na rimwe aba hadatekereza ko akomoka mu Rwanda ntibishoboka kariya ka black afite buri gihe niba namukorera racism azajya avuga ati umunyarwanda umunyafurika w'umunyarwanda nubwo nkinira France nkiyaza kugira urwo Rwanda rumuteyemo nawe rukabyibushywa nkiyaza kugira ayo mahirwe ntabwo mukondana katagize ayo mahirwe nta n'unkondana ngo ntiyayamuhaye hari ibintu nyine byisanga byabaye kuko sinibwira ko ibyo se yakoze hari uruhare ntirikina bifitemo cyangwa ari bihuriye nabyo ashobora gusanga wenda abyumva kimwe na se nk'uko ari we bimubwira akagira nyine kubera ko byakugora nk'urugero naguha kubona nk'umwana wa Snowden nubwo ari umunyamerika yego ntabwo ngereranyije papa wa Snowden ariko kumubona yumva koko yakifuza gukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo afite uburenganzira biragoye nyine ari mu murongo umwe na Snowden oya bibaho bijyana n'amahirwe yagize n'ibyo konsome fata urugero uyu mwana witwa Hassan Youssef yanditse kino gitabo Son of Hamas ise niwe washinze Hamas Salem washinze Hamas ariko uriya mwana kuko yafunzwe na Israel n'ibiki ubwo bagira uko bamwoza bagira uko bamuganiriza ari mu bantu bambere barwanya Hamas ku isi sibyo na ntirikina byashoboka ko yari kugira igihe yitandukanye n'ibitekerezo bya se birahari none se hari n'undi mwana hano mu Rwanda ufite isi wari umuyobozi wa FDLR Ntawunguka Pacifique wagiye no kwiga yishuriwe n'u Rwanda bajya bakunze no kumutangaho urugero sibyo biragira izo aba ari chance nyine nka ntirikina nk'iyagira nk'amahirwe yo kwizira nko mu itorero sinzi inzira byari gucamo akiyiziramo nkaha gishoboraga kuhava yikundiye u Rwanda yikundiye abanyarwanda akavuga ati okay muri izo miliyoni 20 na zingahe reka twassuminge ko afite net worth ya miliyoni 35 z'idolari ibaze afashe muri izo miliyoni 35 nk'eshatu n'igice akazishora mu Rwanda uzishora mari rya miliyari 3 n'icyo mu Rwanda ukuntu ari menshi abari menshi uza abantu uri hakaza uko bangana abari benshi abari benshi dufite abantu nk'abi igihumbi uri kumva icyo bisobanuye ku Rwanda dufite abantu nk'abi igihumbi aba ari ibintu byiza cyane aba bana rero nibo tuzavanamo aba bana kuko u Rwanda rwabo ruri kubyibushywa u Rwanda rubarimo cyane ntabwo tubafite mu Rwanda u Rwanda rwababyaye ntibabutahamo cyane n'uburyo byo bari kwiga n'ibyo ari kubamo ntibibaha berekeza cyane kuba bari hano cyane ariko u Rwanda rubarimo ruzabagarura iyo ni strategy inakoreshejwe no mu bihugu mu burasirazuba bw'isi aho harimo ibihugu nk'Ubushinwa byagiye byohereza abantu bakajya gushaka ubumenyi ariko bakajyana Ubushinwa ku mutima bagerayo bakagaruka bakanafasha no mu gutera imbere hanyuma turi kugana ku musozo utekereza iki ku masomo bahabwa barimo yo gukunda igihugu yego birumvikana education civique wabikomojeho ariko nanone bakigishwa byinshi bitandukanye birimo na combat hari abo rwose nabonye bambaye impuzankano za gisirikare bari kwitoza uburyo ubona ko bafite imyitozo ya gisirikare hano nabonye ufite imbunda kandi ubona itari imbunda y'igikinisho imbunda nyambunda utekereza iki
ku myitozo bahabwa imeze nk'iya gisirikare, kuko urebye uyu mwana w'umunyarwandakazi Mm. iriya ni siraha. Yego. Mm. N'icyombo. Icyombo. Urebye aya mafoto mucambuzi araza kuradushyiriraho, Mm. ni amafoto y'imyitozo ya gisirikare. Bivuze cyane na critique nize kubona online bavuga ati itorero babivuga ukundi abanyarwanda, hari n'ugiye gutanga argument yo kuvuga ati abantu bose banyuzwe mu gisirikare, hari ibihugu bikora za Korea byo cyangwa n'uburasirazuba bw'isi, Na za Israel. hari imyaka Nibyo bita mandatory military ugomba services. gukora mandatory military services. Yaba ari mandatory military services iri kuza cyangwa n'ibindi urabidusesengurira ute? Ntabwo byaba byiza babikoze bo bafite icyo batekereza kirenze uko njye mbitekereza, ariko ntabwo mbibona nk'ikintu kibi kuba batozwa ibya gisirikare. Buri muntu watojwe ibintu bya gisirikare ahantu ntibabizi avamo umuyoborwa mwiza kurenza abasigaye. Discipline biri high. Ikindi aba bana baba bari hirya aho u Rwanda rutabagenzura uko rugenzura abasigaye, kugenda afite ako gatima ka gisirikare numva hari uburyo bimurimita kwangirika. Ako ka discipline ka gisirikare kamuherekeza. Ikindi rero kirenze ibyo ntawamenya igira ne. Hari igihe u Rwanda rushobora kuzabahamagara bakita bakarame. Urumva? Hari igihe igihugu gishobora kwisanga mu ntambara kandi izamara imyaka myinshi. Ntawamenya. Cyakizanga muri iyo ntambara izamara imyaka myinshi, ukabona batangiye gukora conscription imeze nk'aho iri total. Buri muntu bamubwire batinjira mu gisirikare. Hakaba abajene bo bafite skills bajya bavuga ngo baratabaye. Byakunda. Israel ejo bundi Hamas batera kuri 7 z'ukwa 2023. Abantu baragiye kugera no kuri umugabo wa ambasaderi wa Israel. Ambasaderi nawe yagiye gutabara. Sibyo? Yahise agenda. Rero nta kibazo njye mbibona, ahubwo nibinashoboka bizabe extended. Wenda twe twamaze kurenga iyo myaka biragoye ko byatureba. Hako bagira igihe rwose mu Rwanda bavuge bati umujene wese uri secondaire kuwa mbere kumwe twagatuzi ngo kuwa mbere turakora siporo, wenda kuwa mbere iki abantu barajya kwiga kwanza gufunga mugu. Akaba ari umwanya kuvuga ngo kuwa mbere saa 11 wenda hazajya haza private kanaka cyangwa koporo kanaka cyangwa ishuri rya gisirikare ryaha. Mu Rwanda tumaze kugira abasirikare benshi n'ibigo bya gisirikare byinshi, ku rwego rw'ubushobozi bwaboneka bwo kuba buri shuri hari buboneka abasirikare bangahe bari buhagere. Ntacyo umwana uri ku ishuri abanze anige gufunga mugu, avuga ati kirenge ntibagikubita gutya kuko byangiza imitsi, bafunga gutya kandi ukabana gutya vika birimo guhindukira ni gutya. Abantu nibamara kubimenya bige kubadirisha, nibamara kumenya kubadirisha bige gutaninga, nibamara gutaninga babimenye bige gukubita isariyuti. Kandi ubwo birajyana n'imyitozo ngororamubiri. Ejo nibinarangira kwanza mu itorero banababwira ati ariko nimbunda shamufateho. Abarimo bashake bakore mandatory military services, abashaka bakomezemo bakigumemo babe gutyo, nta kibazo. Ibyo bizaba ari ukurema abayoborwa beza mu gihe kiri imbere, bizaba ari ukubika ingufu no kubika fitness. Ntabwo umuntu ufite discipline ya gisirikare ashobora kugira iyi kitambi yanjye. Ariko nawe ufite discipline ya gisirikare ufite umudigi ntibishoboka. Banagira n'ubuzima bwiza bwo kwiruka no gukora siporo. Ntabwo ari bibi no gukikinga NCDs. NCD ntabwo wabimenya utari kwa muganga, ariko NCD zidutwara abantu, izo ndwara zitandura, abantu barwaye rwose ubibona ko barembye. Reka hanyuma mu gusoza ikibazo gisa nk'ikiri fani, utekereza ute ku izina bahabwa? Izina ubona rikiri izina indangamirwa ryo kwitwa abantu kuko rimeze nk'aho ryandujwe. Ntabwo tuzahora duhindura inyito z'ibintu byose ngo ibintu habaye ibiki. Bifata nko guta umwanya. Indangamirwa ni izina risobanuye ikintu cyiza mu kinyarwanda gisanzwe cy'umwimerere. Kuba Nzovu rero yararifasha akaryita indaya, kazita indangamirwa, ntabwo byakora ko n'ubundi risobanuye ikintu cyiza. Abantu rero kabyiteho. Akora amazina menshi mu mateka yasobanuye ibintu byiza, ariko yahujwe n'ikibi. Yego, n'ubu uyu munsi nko kuvuga ngo interahamwe. Interahamwe zitarabaho mu Rwanda, zitarakora amabi zakoreye igihugu, ntabwo ryari izina ribi. Ibyo byo biri grave. Nta n'umuntu uyu munsi nk'umuntu abivuze ngo agiye kubishinga yaba ari kwiyenza. Aho ngo itorero ryitwa indangamirwa na Nzovu yifite indangamirwa ze ngo abantu bajye guta umwanya ngo bagiye kuyonda no guta umwanya. Hari inyito tujye twirwa turwana nazo ngo turi guhindura
abona nabyo birazana amatiku ntibiri ngombwa. Mm. Abantu ngo bagiye kurwana imyaka yose ngo bari guhindura inyito ya gereza, ngo ntabwo ari gereza, ngo ni igororero, ngo ni iki, byarangiza bakabihindura imyaka ingahe bahindura. Rero nkajya kubona mu nteko abadepite bati abantu bari kuvayo ari abanebwe badashaka gukora, bashaka kurya badakora, abo baragororotse cyangwa baragoramye? Unsubiza, ni wowe ubizanye. Ntabwo mbizi. Umuntu yafunzwe akora yitunze, Mm. umufunguye atagishaka gukora, ashaka ko bamutunga, yaragororotse cyangwa yaragoramye? Kandi wahisemo ko byitwa igororero, kandi uri umuscientifique wize, uzi ingaruka ziri ku gufungwa. Nubwo wowe ubyita gutyo warabizi ko arafunze, no mu mutima w'abamusura bazi ko afunze, ariko uri gushaka kubyita ibindi bintu byo kugoragoza bidahura na pratique. Ni mabuso, ni uburoko, ni bwa- Akinjira urafunga, niyo mpamvu babyise ko afunze, kandi ubundi ntiwabihinduye ntabwo uzafungura, n'undi ninjira uzafunga, ariko wabyise ko ari igororero, wagoragoje, igitanda wagize cya iki? metero cya metero 10. Mhm. Igipangu cya metero Eh, acunzwe n'utuzu tw'abasirikare. ni ukuvuga ngo aba baba bari muri bya bikuta birebire ku rwego, yegereye igikuta imvura iri kugwa, ibitonyanga by'imvura biri kuva kuri icyo gikuta ariho ntiyanyagirwa kubera uburebure bw'icyo gikuta, kuko azajya ahura n'amazi atemba agaruka ku gikuta. Ngo abantu ni ukurwana n'inyito rero, n'iyo ngiyo ntuze gutera abantu umutima mubi ngo bajye kurwana. Icyangombwa ni ugutekereza kuri contenu, mu itorero barahabwa iki, ukuva muri aya matiku ngo amazina ngo n'ibiki, bazahindura iry'Amavubi, ariko andi babe bayihoreye. Andi babe bayaretse. Reka ngushimire cyane. Wakoze. Wakoze ibi.